Akarere ka Gakenke ni kamwe mu turere tugize intara y'Amajyaruguru, abagatuye batunzwe ahanini n'ubuhinzi n'ubworozi. Bamwe mu batuye muri aka karere batinyutse gushora amafaranga yabo mu bworozi bw'inkoko, bavuga ko bakigorwa n'ibiryo byazo usanga bigenda bihenda umunsi ku munsi, nyamara igiciro cy'amagi cyo gikomeza kuba cyakindi. Mu bworozi bw'inkoko imbogamizi duhura nazo nuko tujya kugura ibiryo inkoko ntizitere. Usanga wayigaburiye hari ibiryo bizanaga bipirasi by'inganda. Ikibazo tuhura nacyo nk'abantu b'aborozi ni ikibazo cy'imihindagurikire y'ibiryo ku biciro bihora bizamuka, noneho igiciro cy'amagi cyo kikamanuka. Kandi n'ibiryo dukoresha ugasanga forumire uruganda ruduha rimwe na rimwe usanga nabo bataduha ibiryo byiza. Ni ibiryo ibiciro bihora bihindagurika bikaza bihenze, noneho amagi ntahore ku giciro cy'isoko akajya hasi cyane. Uku guhenda kw'ibiryo by'inkoko nyamara igi ryo rikomeza kuguma kuri cya giciro, ngo bituma bamwe mu borozi b'inkoko bo muri aka karere bava burundu muri ubu bworozi kubera igihombo. Bavamo kubera igihombo cy'ibiryo gihenze. Yaba yaragujije banki, yabona agiye guhomba akagurisha byose akishyura banki akabivamo. Noneho igiciro cy'amagi cyo kikamanuka. Kandi n'ibiryo dukoresha ugasanga forumire uruganda ruduha rimwe na rimwe usanga nabo bataduha ibiryo byiza, kuko ari igihe tubikoresha ugasanga amagi yamanutse ari hasi cyane, kugira ngo uzakuremo inyungu ugasanga ni ikibazo. ugasanga rero biragusha mu gihombo mworozi. Ahubwo abenshi birabananira, hari n'ababivamo kubera izo mpamvu. Ngo ahanini gikunze kugusha mu gihombo aborozi b'inkoko ngo nuko akenshi usanga batazi uburyo bwo kwivangira ibiryo byazo, ugasanga ahubwo bigurira ibiryo byo mu nganda kandi biba bibahenze. Mu gufasha aborozi b'inkoko ndetse n'abayandi matungo, uburyo ibiryo bagabura bitari byo mu nganda bajya babivangamo MPM, ari byo bivuze miti, bone ndetse na miri, akaba ari forumire ikungahayemo proteine iri ku kigereranyo cya 50%, ngo ku buryo byatuma umworozi abivanze mu biryo yarasanzwe agabura maze itungo rikamuha umusaruro. Amantazi ni umuyobozi wa East Africa Agropol Limited, ari nayo izajya igeza ku borozi iyi forumire ya MBM bazajya bavanga mu biryo bagaburira amatungo yabo. Africa Agropol, so this local company registered 1 year ago. Nka kampani twabonye ibyemezo byo gukorera imbere mu gihugu umwaka ushize, twiyemeje gufasha aborozi mu buryo bwo kubona ibiryo by'amatungo byujuje intungamubiri itungo rikeneye kugira ngo ritange umusaruro, hongewemo MBM tuzajya tubagezaho, bityo bakayivanga mu biryo by'amatungo bagabura. Muri rusange aborozi b'inkoko muri aka karere ka Gakenke bavuga ko ubu buryo babugerageje bakabona butanga umusaruro, bakongera kugirira icyizere ubworozi bw'inkoko nk'uko babutangiye. Aho nko muri toni imwe y'igiheri gisanzwe umworozi yagaburaga atagikuye mu ruganda havangwamo ibiro 30 by'iyi forumire ya MBM, bityo umworozi agahita agaburira amatungo ye akazajya amuha umusaruro atagombye kugabura ibiryo byo mu nganda biba byamuhenze cyane. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Gakenke mu Majyaruguru y'u Rwanda.